Sport ku munsi w'ejo yatangaje ku mugaragaro ko yasinyishije umukinnyi Shadrack Bingi Rutahizamu. Uyu mukinnyi Rigani biratunguranye cyane nyine iyo ubonye umukinnyi yageze mu Rwanda. Bibaza se nka Rayon Sport muri Daring Club Motema Pembe yagezeyo ryari, yamenye gute uyu mukinnyi ko hari ni Rutahizamu bamenye bate, bamuzanye bibasabye iki, ese afite izihe karita? Twagiye muri Zandani. Yego Zandani. Uyu musore yitwa Shadrack Bingi Bello. Nataka umukongomani agomba kuba afite amazina 3 cyo ni itegeko. Shadrack Bingi Bello ahagana mu kwezi kwa kabiri uwitwa Mucyo Anta Biganiro wabaye umunyamakuru yavuye muri Australia yerekeza muri Congo Brazzaville. Ageze muri Congo Brazzaville mu mujyi nyine wa Congo Brazzaville ro Brazzaville yaguze dekoderi ya hariya muri Congo Kinshasa. Kuko Kinshasa na Brazzaville zitandukanwa n'uruzi rwa Fleuve Congo. Nango ni imijyi ibiri yegeranye nkuko wavuga Goma na Gisenyi. Harimo gusa uruzi rwa Fleuve Congo nkuko wenda hariya naho harimo Kivu. Ni uruzi gusa. Now Anta yaragiye afata umwanya reba abakinnyi kuko yaba mu agent. Yego. Ari abakinnyi batandukanye, ari matches zitandukanye zo muri Congo. Yambwiye ko afite abakinnyi 6 muri Congo. Uyu mukinnyi rero witwa Shadrack Bingi Bello yatangiye kuvugana nawe umusore wa DSMP kubera ko yari abonye profile ye, abona umwaka washize yatsinze ibitego 15. Yego. None abona ni sezo umwana ari kwitwara neza. Yambwiye ati cyo yarageze nko mu bitego 6. Yego. Kuko iyi sezo ishize yatsinze ibitego 10 ibashoje mu mikino 45 yakiniye DSMP. Yego. Muri izo sezo zombi. Yego. Yatsindiye ibitego 20 mu mikino na 5 mu mikino 45. Yego. Imikino 45 yatsinze ibitego 25. Kose ejo yabanze yatsinze 15, iya kabiri yatsinda 10. Baraganiriye aramubwira ati byaba byiza nkujyanye mu Rwanda ko hari amakipe atanga amafaranga. Umwana aramubwira ati ntabwo byakunda, ngewe mfite izindi offre ahandi, ntabwo naza mu Rwanda, nta mafaranga hari, ntabwo ariho nifuza gukina kuko ni n'umwana wari ufite n'amambisiyo kuzabona ama equipe akomeye kuko yaranavuga ati nibitanakunda nzabanza nikinire Cani niyo naguma muri Congo nkajya mu equipe yenderenze DSMP. Ubundi Daring Club Motema Pembe niyo club muri Congo ifite n'ibikombe byinshi, ni equipe y'izina rikomeye cyane. So icyo Anta yakoze ni ugutegereza sezirarangira, ategereza ko wa mwana ahindura ibitekerezo, ariko abanza kuvugisha president w'ikipe uyu mwana yarerewemo. Buriya Daring Club Motema Pembe ntabwo ari yo yareze uriya mwana. Uriya mwana yarezwe n'ikipe yitwa Imana. Ikipe yitwa Imana yamureze, yari yaramutije Daring Club Motema Pembe imyaka 2. Iyo myaka 2 rero yayirangiye. Umwana yagomba gusubira muri club ye yitwa Imana. Anta rero yagombaga kudiringa na club ye Imana, nagomba kudiringa na Motema Pembe. Motema Pembe rero yari irimo irashaka kumusinyisha. Amafaranga ashaka guha Imana niyo Anta yaperereje aramenya. Abwira president Imana ati ayo mafaranga naguha ahantu bamuha amafaranga arenzeho. Yaraje aganira na Tadeyo na Prosper, na Tadeyo na Muvunyi, arabwira ati nabaha umwataka mwiza ufite ibitego 25 muri 45, umwataka ekipe ya Congo ya Cani yifuzaga gukoresha, afite imyaka 20 mu byangombwa, nubwo wenda mu by'ukuri wenda yabari nka 20 n'ingahe. Baraganira ikiganiro, bitangira bafite ikibazo cyo kuvuga ngo aya mafaranga ni menshi. Arabwira ati ntabwo ari menshi kuko n'umwataka muto, n'umwataka utsinda, n'umwataka uvuye mu ikipe ikomeye yo muri Congo, ni mwishyure. Uza amafaranga bamuguze ubwo niyo ngezeho. Yaguzwe ibihumbi 30 by'amadolari. Yashize amanyarwanda Lorenzo ugakoye nka miliyoni 40 urebye. Kazabwira kuko iyi ni record muri Rayon Sport, iyi ni record Rayon Sport ngambere cy'umukinnyi uhenze. 30 by'amadolari ku isoko ry'ubu ni miliyoni 43 n'ibihumbi 195. Na miliyoni 40 ni nka miliyoni 40. Miliyoni 43 bwa mbere Tadeyo yambwiye ngo kuva umuziki nyarwanda watangira
nibwo Rayon Sport ishyura amafaranga cyane k'umukinnyi bwa mbere rero ntirishyura mu amafaranga mateka y'umuziki nyarwanda kuva Rujindiri kunama jamais vu nibwo Rayon Sport ishyuye amafaranga menshi ubu ni club record muri Rocklitomo nibwo bwa mbere itanze amafaranga cyane amafaranga menshi ayo mafaranga Muvunyi yemeye gutanga kimwe cya kabiri ibihumbi 15 by'amadolari Tade agatanga 15 uti babikoze gute rero babwiye uyu mwana bati twebwe turaguha 15 by'amadolari nonaha ejo asinya ibindi 15 tuzabiguha nyuma ya Rayon Day kuko bategereje kuzabona amafaranga menshi nyine azava mu matike baravuga bati anta kuko nawe arabizi ko Rayon hari ukuntu yaguheza anta arabwira ati ngaho ni mugabane ibyo 7,500 muduhe 15 hanyuma ibindi 15 bisigaye Muvunyi nsinyira sheke kuri konti yawe y'amadolari ya 7,500 na Tade yo kuri konti y'amadolari asinyire ya 7,500 nimwe nzishyuza ntago nzishyuza Rayon Sport kuko umuntu agwaye sheke niwe wishyuza bivuga ngo ayo mafaranga naboneka kuri Rayon Day bazayafata bayamuhe fine ni mu mazina yabo ntago ari mu mazina ya Rayon barabyumvikana uyu mupeti rero yahawe umushahara w'ibihumbi 2 wa miliyoni 2 z'amanyarwanda miliyoni 2 z'amanyarwanda pana 2,000 by'amadolari miliyoni 2 z'amanyarwanda niyo azajya yembwa buri kwezi uyu mwana Shadrack Bingi Bello azabana mu nzu n'abandi bakinnyi batatu b'abanyamahanga ba Rayon inzu Rayon Sport izishyura ikabashyiramo n'umukadogo ugomba kubapigira umusosi Rayon Sport ikabamenya aho bazaba baba muri iyo nzu uyu mwana yahawe icyo bita treatment y'umukinnyi ukomeye Shadrack Bingi Bello uti aya mafaranga biragenda bite ngo anta biganiro mu 30,000 by'amadolari yahaweho 15% yayo angana n'ibihumbi 4,500 by'amadolari ni hafi miliyoni 6,700 6,700 zijya kuba 7 niyo ya anta muri za 44 noneho andasigaye ubwo urumva ni 85% azagabanywamo pasu 50/50 umukinnyi afata 50 ya club yitwa Imana yo muri Kongo na yitwa 50 naoze mbibara ninjoro mbona umwana azafata nka miliyoni 18,500 n'ikipe ifata miliyoni 18,500 antafata nka miliyoni 7 hanyuma umukinnyi yasinye imyaka 2 Rayon Sport mu kiganiro n'itangazamakuru yatangaje ko izasinyisha abakinnyi 3 Rutahizamu arabonetse abandi bakinnyi bagomba kwinjira muri Rayon Sport abandi 3 utabariyemo Abedi barimo gukusanya amafaranga ye tabwo hasiga abandi 2 Rigani yavuga ngo mu center back na nimero 6 Tadeyo twaganiriye ku mugoroba yambwiye ko Rayon Sport igomba kugura umukinnyi nimero 6 mpuzamahanga 6 ya match uteye ubwo utera 6 ya match simbura amajari nabwo nese ko rishari ya nabwo nuko mwazanye umwana wo muri Mukura witwa Aimable baranga ati cira birarura have sigaho have bamwe ati 6 mpuzamahanga igomba kubera hari Confederation isi imikino yambwe ati abareyo Lorenzo utegura kakanyenyeri niba mwumva hari icyo twakoze na Muvunyi namwe ni mugure Abedi ni miliyoni 40 twabagure Rutahizamu muguru uzajya umupaka ijoro ryakeye mwatanze miliyoni 5,500 hakenewe 40 wenze mu kanya arabwira akanyenyeri Abedi agomba kuba ari ku 10 ari mu bitugu byabo afatanya n'uriya mujene witwa Shelly ubundi rero ngo ukuntu ushaka gukina ngo 6 azajya akina ari wenyine ari bere Abedi na Shelly bajye imbere ye urimo urabibona Mohamed Shelly na Abedi 6 ngo bazagura urukuta ntago bakeneye ngo support ya nimero 8 ngo bazakina ta ni t-shape azajya hagarara wenyine ari bere uwo bita Abedi uwo bita Shelly none uzi batatu izajya ishora imbere izajya ifata uwo bita Fornganye ifata uwo bita Shadrack Bingi Bello ifate n'uwo bita Basane ku ruhande nuramuka ucitse Rayon uzagenda utwara igikombe irakubaga yasaze n'ibindi bintu ubwo uzi benshi abantu igiye kumanura uwo bita Emery Bayisenge ari mu biganiro agomba kuza umusimbura Emery Bayisenge ari gukora umwitozo uteye ubwoba bajya kwa ba Boateng Aimable Sabimana president yambwiye ati nubwo hari ibyavuzwe bitameze neza turamuganiriza ni umudefenseri mwiza turamukipinga
uwo bita Rivaldo wa Gasogi KC Ndamubona. rwose ushatse watumiza inyama n'icyo kunywa amafaranga urayabona vuba uyu munsi ashobora no kurara sinya zandani mfite Muri Rayon Rivaldo Sport. ashobora kurara sinya Ndamubona muri uyu munsi Fanseri Urutito. nibitinda iki cyumweru kirashira Rivaldo yasinye muri Rayon Sport Sport. ni ugomba gusimbura uwo bita Haji mbaza ngo rero Rayon Rayon Sport Sport mbere yo gukandisha akanyenyeri 5,500 byawe mbaza ngo ikibazo yagize ni iki ese ndimbo Rayon Sport ifite ikihe kibazo? Rayon Sport umuzamu Kuyate imyitozo ya mbere ngo ntabwo yayikoze neza nabwiye perezida nabwani kandi bari profile ikomeye. Kuyate nababera flop umuguru ndi muzamu hakiri kare Sebato ni bamubona. Sebato ni yarahari ibintu bya Rayon nayo irivanye iyo yishyura Sebato ni anyways isubire muri joro. reka twizere ko ari wenda aramara ari wenda yarananiwe Ariko wenda umunaniro no ntaramera kutamenyera. neza ashobora kumgira agira ngo afite profile nziza kabisa na palmarès ashobora kumenyera. Igihe cyose abana kimwe. akamera neza Bamubwire Jean Marie Rugamba, mumaze iminsi muganira. yego Polisi mwarayiganiriye hano na Beni Musawari. Ikipe bita APR twarayiganiriye bihagije. Yego. Rayon Sport turayiganiriye bihagije. Mukura hariya hepfo ihagaze neza. Abakinnyi bayo ba Joseph Saki bande Mukura yo ihora imeze neza. ihora imeze neza. Abasifuzi n'abandi bantu bose bajya babivanga. Mwarazi tukirebera kandi abasifuzi bazatubarire ariko akantu kare umukuru nakubwira w'igihugu yabisobanuye kenshi nakwikubisa Mbere yuko tugenda, amatora Ferwafa agiye kuba mu kwezi kwa mwaretse munani. ibintu bikaba fake Mbere yuko Mukareka tugenda, twirebera urusha undi abayobozi bashya ba Ferwafa bazazana ingamba amatora agiye kuba mu kwezi kwa munani. urusha undi akamugari umva nkubwira akantu ntabwo keza tubabare mukareka umva kutuvangira nkubwira akantu keza abareba bararana uyu mwana ahateni icyo bakwiriye gusigarana ako musigarana ako mwasigarana take it home akaba agashyira n'umwana Ntahanye iki? ngo utahaniye biswi umwana wanjye ariko n'aka kajambo kaguma kagumana. ngo rutayizamu bazanye mushya ngo ntibamwita muri kongo ngo bamwita ngo ni ataka tout puissant perezida wa Kreben mbwa mugurishe bita Paul Kasembele ni chairman w'ikipe ya DCMP ariko aravuga ati ya gatatu Lorenzo ngenzi Paul Kasembele gusa penalty shyiraho gi aravuga ngo ikipe abayobozi inama yo kugura uno bamwita Gibukasa ubwo ni Paul Kasembele ngo abayobozi bambanjirije muri ikipe kubera ko ikipe ni non profit organization ngo babuze uburyo bayigira business uvuga ati ngiye kuyihinduramo business nyigire ikipe y'ubucuruzi yaguze abakinnyi benshi aravuga ati nanjye niboreka nkashinga out ariko uyu mwana abakongomani bamukundaga muri commentaire cy'amani bari kumutuka kandi arabonoze ndeba kuri Facebook bari kumutuka bavuga bati urafata tara ya mbere muri Kongo uziko Gibukasa uyitange mu Rwanda how barabimubajije abwira Tadeo ngo ntabwo yaza mu Rwanda Kasembele homereye nari cyane cyane muri Kongo nkazamazembe zakwemera kasohoka aravuga ati uyu mwana ntabwo ashobora kubyemera ndabizi nawe yari yarabyanze ikintu cyonyine cyamukomvesa cyatumye Anta amwemeza yaramubwiye ngo genda ubaze abandi bakinnyi b'abakongomani banyuze i Kigali birangira umwaka umwe isuja hano reka vuga akanyenyeri nakire Alfred abareyo kuri ya gahunda yo kugura bedi ndavuga kode gusa kohereza murabizi akanyenyeri 00 ibihumbi 8 00 urwego hanyuma kuba diaspora ni nimero 078 28 638 akanyenyeri mwaraye mukusanyije 5,500,000 saa 2 z'ijoro bazajya bababwira amafaranga tuvugisha ukuri abantu dufite nka Radio Rwanda turabashimiye ejo mwafashije reyo kuko ni n'inshingano zacu ni mukanda akanyenyeri 00 ibihumbi 8 kabaruye kuri Rayon Sport 00 ibihumbi 8 subiramo y'aba diaspora tugenda y'aba diaspora iyo nimero niye boherezaho aba diaspora niyo imwohereza amafaranga 078 28 63 899 yego iroroshye cyane reka nakire Alfred Kagabo aturutse muri Prime Life Insurance. Alfred uraho umeze neza muraho murakomeye nkunganire shoferi ubundi ye mubonye